kandi muzandeke mvuge. Imana yaransobanurira nahuza ibyo bintu ndangije mu mutima wanjye, ndavuga Mana, niba turi abakristo koko tubibira mu bugingo, uyu muntu nanjye ndi wowe namutwara. Kago rizari umuntu wina oya, hakintu kinaha yarakumbuye na kimwe. Hago nigeza mbona ari umugore ategereje kugira ngo ibyiringiro bye bizabe ko hani muntu yacu twarayiganiriye, turavugana ngo ni gute twakora hari muntu yacu. Turasanga ikintu kitunezeza mu buzima ni ugusenga. Turavuga nta hantu twajya, nta kintu na kimwe twakora. Hani muntu yacu icyumweru cyose tuyishyira mu masengesho. Yaramamagaye ari mu gitondo arayingira, ndyamye ku gitanda na Liza. Ntago umutima wanjye n'umutima wa Liza twari kumva ibyo bintu. Ndamubwira humura, turasenga. Arambwira ati ariko musenge, ibyo bintu mbibonye kabiri. Mbonye tutari kubasha kumugeraho, kandi mbonye handitseho n'icyo ku bana. Mbwira Liza mu minsi yashize Boneta amereye nabi, mushiki wanjye mwagiye kwifotoza amafoto ya mbere ya shoot. Nkabwira Liza tujye kwifotoza. Liza akambwira ni ukuri mu mpwemu yanjye nta birimo. Ndumva nta mafoto mfite mu mutima, ntago numva ko tugomba kubaho nk'uko nyine ubuzima butubwira ko tubaho. Aragenda dushaka udufoto tw'udutoki tw'abana ngo tuzajya dupostinga, utungutu birahagije. Mu myaka maranye na Liza, mu mwaka umwe maranye nawe no mu myaka 3 tumaranye, hari ikintu kimwe Liza yansabye. Ejo bundi numvishe umutima w'unsaba ikintu rimwe kabiri gatatu. Arangira ngo sheri ngiye kuzabyara, ariko avuga Liza urabona ko ubuzima nabanye nawe bwari ugukuri. Haleluya. Kambabwira ibanga soze. Bya bintu tujya tugerageza gushaka ngo by'ubuhamya, ndabifite byinshi pe, nabibabwira wenda Imana izafashe mbibabwiye. Murumva ngo twabonye ibi, ngo twabonye ibi, ngo twumvishe gutya. Bavandi, agakiza kari gukora ku bantu bariho, n'abantu basinziriye muri Kristo, basinziriye mu mwuka w'ubukristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo batureba ntago baturebera mu marangamutima twege dutuyemo, baturebera mu mwuka basinziriyemo. Yesu ashimwe cyane. Nabanye nawe ubwo buzima, ari igihe ibintu byabaga nkamureba, mwumva suwanjye, mwumva n'uw'Imana, nanjye nkategereza kumva ijwi ry'Imana ukora inyigisha kumukorera no kumufasha. Ukuntu ari ahantu atwifuriza natwe kumusanga. Yesu ashimwe cyane. Nyine ndavuge se, ubu buzima twaremewe kubamo wabukuramo umuntu gute? Imana yaransobanurira nahuza ibyo bintu ndangije mu mutima wanjye, ndavuga Mana, niba turi abakristo koko tubibira mu bugingo, uyu muntu nanjye ndi wowe namutwara. Kago rizari umuntu wina oya, hakintu kinaha yarakumbuye na kimwe. Hago nigeza mbona ari umugore ategereje kugira ngo ibyiringiro bye bizabe ko hani muntu yacu twarayiganiriye, turavugana ngo ni gute twakora hari muntu yacu. Turasanga ikintu kitunezeza mu buzima ni ugusenga. Turavuga nta hantu twajya, nta kintu na kimwe twakora. Hani muntu yacu icyumweru cyose tuyishyira mu masengesho. Ubwo buzima Imana nyine yarizi neza ko nibwo buzima bw'igihe gito twabanamo, tukazagira nkajya mwibuka nkumva ndishimye aho kugira mbabari. Iyo mwibutse Yesu mwishimira mu mwami wanyu. Haleluya. Nanjye nta mpamvu nimwe mfite yo kwibuka Liza numve ndababaye, numve mfite icyuho cyuko yampaza. Urwo rukundo rwo mu mubiri narwatswe, numva mawe urukundo rwo kumukundira muri Kristo Yesu. Buri mugoroba twagiraga igicaniro tukajya kwisengera. Abantu bakunda kuba ku rusengero nijoro batubonaga. Umuzamu we yabaye umugenzi wacu, arabizi ko ari amasaha yo kudufungurira n'amasaha dusohokera. Ntabwo twigeze tubona agahina gatoya ko kwisanzura ngo twumve ko tubaye busy mu gukunda no gukundana n'ubuzima bwa none ndi kumwe na Liza. Niyo mpamvu birangoye gusa nkaho mwishakira muri ubu buzima. Ndi kureba ahantu ari nkavuga Liza, kuko nabanye nawe numva mfite ubuzima bw'ukuri muri Kristo Yesu. Navuga Liza, ibintu byose nakubwiraga urabona ko ari ukuri? Ukuntu nakwitwayeho kose urabona ko ari ukuri? Yajyaga ambwira byagukomereye ndi kubireba, nkamubwira ibintu biroroshye humura. Byibuze ibyo biri kuza, nkavuga Liza, noneho ubwo uri kumwe n'umwana uri gusobanukirwa ko biba byoroshye nubwo babikomeye. Haleluya.
haleluya. Bavanye, ubuzima bw'ubukristo buriho, haleluya, haleluya. Ingo buragenda kandi bukaruhukira, ingo buragenda kandi bukaruhukira aho bwiteguriye kuruhukira, kandi birema amahoro, bitanga imbaraga ku basigaye. Ndabifuriza bene data, ubu nibwo ndi kubona ko nari umukristo utazi ubugingo icyo ari cyo. Ndi kwiga amasomo arutayo mwebwe muri gutekereza. Nibwo ndi kubona ko urupfu Yesu yarugize irembo, haleluya. Yesu yafashe urupfu arugira irembo. Abantu mukunda hari igihe bazasohoka muri uyu mubiri, ariko rata Yesu yafashe urupfu aruhindura ahantu tuzakomereza kugenda kubaho. Yesu ashimwe, haleluya, haleluya. Yo, ubwo buzima ntabwo mwabwumvisha amagambo y'ikinyarwanda, ariko Imana ibubahishuye. Imana ibabwire cyane. Ndabifuriza kuzaruhuka, kuko ngiyewe nyiri muri uyu mubiri mpawe kumva ikiruhuko cy'umuntu ndetse n'ubugingo Imana ikunze. Yesu ashimwe cyane. Soreje ku muganga Imana yaduhaye, mwana w'umukobwa ukiri mutoya, aradukunda, tutamana zigiye tuziranye, aratubwira ngo ndifuza ko rizazaza kubyarira iwacu. Twumva turemejwe ko agomba kuhabyarira Kacyiru. Haciyeho iminsi twari twahuriye muri groupe n'ubundi ya si ngombwa ko mbijyemo cyane. Arampamagara arambwira ko ndi kubona turi kubyaza Riza, mbibonye kabiri mu nzozi. Nkabona turamubyaje, ariko nkabona kwa kundi umudamu abaryamye kuri ka gatanda, nkabona kwa kundi azamura amaguru, nkabona turi gushaka kumugeraho, ariko nkabona ntituri kumugeraho. Kandi nkabona imbere ye handitseho ngo Nikyo. Yarampamagaye ari mu gitondo, arayingira ndyamye ku gitanda na Riza. Yo, ntago umutima wanjye n'umutima wa Riza twari kumva ibyo bintu. Ndamubwira humura, turasenga. Arambwira ati ariko musenge, ibyo bintu mbibonye kabiri. Mbonye tutari kubasha kumugeraho, kandi mbonye handitseho Nikyo ku bana. Ariko ingano y'ihumura Imana yaduhaye mu rugendo rwo gusama kwa Riza, twumvaga n'ibyo ngibyo nabyo nyine data azabikora uko kuba. Berina arampamagara arambwira ngo se ko naraye ndose inzozi. Uyu nyine uvuye kuvuga ubuhamya hano, ese izihe nzozi? Nabonye wambaye ikoti ry'umweru, ufite irindi ku rutugu, mbona ufite ubukwe, Riza ntari kumubona. Ndamubwira, arambwira kandi nabibwiye papa, aransobanurira ngo ubwo nyine ngo abari garisodoneri yatambaye ikoti saba ari we mugeni. Ibyo nabyo numva nyine ntago rwose urwo rurimi rwumvishe pe, ruransiga cyane. Ngira Riza mu minsi yashize Boneta amereye nabi, mushiki wanjye, mwagiye kwifotoza amafoto ya mbere ya shoot. Nkabwira Riza tujye kwifotoza. Riza akambwira nukuri mu mpwemu yanjye nta birimo. Ndumva nta mafoto mfite mu mutima, ntago numva ko tugomba kubaho nkuko nyine ubuzima butubwira ko tubaho. Aragenda dushaka udufoto tw'udutoki tw'abana ngo tuzajya dupostinga, utungutu birahagije. Tuganira turi muri fiançailles, twatekereje ukuntu tuzadekora salo yacu. Dusanga nta televiziyo dushakamo kubera ko twumvaga dushaka gusabana n'Imana bihagije. Noneho nkora ibintu bya design, nekereza akabati nzakora karimo amapendo, karimo ingoma, karimo ibitabo by'indirimbo, karimo ibitabo by'umugenzi. Nkabona ukuntu abantu bazajya baza mu nzu yacu nta bindi bintu bibarangaza, tukicazwa gusa no gusangira amakuru y'ijuru. Ibyo bintu tubihurizaho umutima, nukuri twabikoze gutyo. Mu myaka maranye na Riza, mu mwaka umwe maranye nawe no mu myaka 3 tumaranye, hari ikintu kimwe Riza yansabye. Ejo bundi numvishe umutima w'usaba ikintu rimwe kabiri gatatu. Arangira ngo sheri, ngiye kuzabyara ariko tuzaba dukeneye televiziyo kugira imfashe. Ndabwiye se ko ibi bintu twabihurije hamwe umutima bivuye ku Mana, nacyo tubyihorere, Imana izabikora, tuyoberwe ukuntu yaje. Arabisaba bwa kabiri, abinsabye bwa gatatu, ndavuga Riza ari kunsaba kandi ngomba kumuhereza. Ndavuga nzamukorera surprise nava kubyara,
asange televiziyo mu rugo. Kuwa mbere nimugoroba ndi mu mujyi, numva umutima urambwiye ngo gira vuba gure televiziyo uyijyane mu rugo kandi uyimwereke. Umubwire ngo dore ngiyi televiziyo tuzajya tureba, gira vuba ubyare vuba tujye kureba televiziyo mu rugo. Haleluya, haleluya. Cyo ni kimwe mu bintu Liza yanyatse gikuye ku mutima. Ndashima Imana ko televiziyo yashakaga nayimuzaniye akagenda yirebye. Ndi gutegura icyumba cy'abana mbitekereza, numvishe mbwirwa mu mutima ngo ntuzakore surprise, gitegura harakireba ubwiza bwacyo. Bya bindi nyine dutegereza ngo azatungurwa no kubona ukuntu gisa, numva ngomba kubikora hari. Ndabikora, arakireba. Avandimwe, ntihagire umuntu n'umwe mubaza ese ibindi bintu byose mwajyamo n'ukuri mwamubeshyeye abantu pe. Imana yasaruye ubugingo, nanjye ndi Imana natwa. Kandi muze twicare nyine twumva ukuntu Imana ikunda ubugingo. Muri iki gitaramo Imana izabaye kumva ukuntu ikunda ubugingo. Haleluya, haleluya. Inkuru mbafitiye nuko Imana ikunda ubugingo. Yadutwaye akagashusho keza twakundiraga mu mubiri, kugira mumenye agaciro n'ubureme bw'ukuntu ikunda ubugingo. Yanwaye ikintu itigeze imfatanya nacyo ngo numve nyikundiyemo. Ntago nigeze nkunda umubiri we, yaransigaga iteka, ntago nigeze nkushyikira. Yari afite imbuto ziruta ukwasa mwebwe. Ngiye shobora kubabwira, kuwa mbere twavuye gusenga ahantu twasengeraga hano munsi ya Faisal, ahantu hari akantu k'akayaga munsi gacuritse bakoze ikiyaga. Twagendaga buri mugoroba mu cyumweru gishize n'iki, tukahaparika tukahasengera. Tuvuye tugeze mu kabuga ka Nyarutarama, tubona umumama uri mu muhanda ufite umwana n'umukozi, arambwira sheri gira vuba subira inyuma tujye gutahana bari abantu tubageze mu rugo. Mbega ijwi ryanshumitse mu mutima. Ngewe mbibonye mbona bari muri quartier bari gutembera. Ndamubwira bari abantu bari gutembera bari muri quartier. Ntago nyine ari abantu batashya ahantu kure. Hariya nyine nta muntu uhatemberera adahatuye. Ariko we kuko atarabizi quartier zina atazizi cyane, we yagize n'abantu bari gutahana. Ariko ntwara imodoka ndi gutekereza uyu mutima, ndawutekereza aho uransiga pe. Akana mu gitondo kunda yari afite nini cyane, kabyuka karira. Igitondo Liza yabyukaga ambwira genda unzanira icyo kunywa no kurya ndashonje. Ngiye kumva numva ngende kwipfunyarika mu bitanda ngakana kari kunsakuriza. Ngiye kumva numva arabadutse agiye gukuramira akana nyina aryamanye nako. Mana we, numva urubanza mu mutima ndavuga ariko kamere yanjye ndi mubi. Inda afite arabyutse agiye kuramira akana. Numva biransize, numva niryo naryo nisomo ndacumiswe mu mutima wanjye. Inkuru ya nyuma, ejo ndi twagiye kuri anniversaire ya Biju. Atubwira ukuntu nyine yatangiye ubucuruzi bwe. Dutashye ankira ku nkoni koko. Anga kucyura umuntu upinga bingana kuriye. Kuki utambwiye ko Biju yadushimiye Imana atubwira ko umwaka Imana imuhaye no gutangira ubucuruzi bwe. Ariko ngiye nk'umuntu nyine wumva ibintu, nkumva nyine ni nk'umwana wavutse Imana yahaye igitekerezo cyo kuba hakora, utangiye nyine kubigerageza ariko nkumva nta bucuruzi buhari. Ariko Liza bambajije ejo ijambo tuzandika ku gituro cye ni rihe, ndababwira ngo Liza yaratuye mu ijambo rivuga ngo biremetse nonaha. N'umuntu utarigeze agira ikindi kintu yibaza kizabe ejo, yabaga mu bintu bya nonaha. Abantu bamwumvisha avuga ni nonaha. Arambwira kuki mufata ibintu by'Imana mukabigira bitoya? Bavandi, nta gihe yari afite mu mwuka we cyo kwibaza ejo hazaza. Ntago Imana intwaye umuntu, ngo ntago Satani anyibye umuntu. Imana isaruye umuntu yageneye igihe kingana nk'uko turi kukibona. Yesu ashimwe cyane. Ubugingo bwanjye bwasobanukiye ibyo bintu, bimesha gukira. Ndabasabiye mukomere mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha kandi muzandeke mvuge. Imana ibahe umugisha. Amen. Nabasabye muze mureka dukomere Imana amashyi, mukaze muceceka.